Aha tubaye ikaze kuri umurongo mugari wa Rwanda yacu, nubwo ukiri mushyashya ariko tuzakomeza kugenda dufatanya nk'abafatanyabikorwa bacu. Uyu munsi rero muri aya masaha tuje kuvuga kuki. N'ubundi turacyari muri Amerika y'Amajyepfo, nyuma yaho Nicolas Maduro afashwe n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umutwe w'ingabo udasanzwe witwa Delta Force, ukamusanga mu rugo we, ukamutwara we n'umugore we kugeza bagejejwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu Venezuela bisa naho nta muyobozi ifite. Ubu bisa naho iyo umunzi bacyuho, ese n'indi y'ubuhinzi bacyuho, ese arayerekeza he, ese amatora ari ryari? Mwese ni ibintu tugiye kuvugaho cyangwa tugiye kwibazaho ubu ngubu. Yazize kutumvira abanyamerika, kudakorana nabo, kuko ko hari naho byageze yemera gukorana nabo ariko bo ntago bamushakaga. Ese uzajyaho we azakorana nabo, azabaha ibyo bashaka, dore ko na Perezida Donald Trump we yavuze ko uzajyaho nadakorana nawe ibyabaye kuri Maduro nawe bizamubaho. Uyu munsi tugiye kugaruka ku izina rikomeye cyane. Ni umugore wamaramaje wimariye muri politiki ya Venezuela, yakoze ibintu byinshi cyane. Ubu ngubu niwe isi hanze amaso ndetse n'amahanga, nubwo nyine ako kantu ko kurebana y'ingo kataburamo nubwo atari cyane, ariko ntabwo byageze ku rundi rwego kuko ntabwo arakora ngo barebe niba akomeza mu murongo wa Maduro cyangwa niba ashyiraho ingamba nshyashya zo guhindura ubuyobozi, gukora amatora ndetse cyangwa gukora ibyo abanyamerika bamushakaho. Uyu ni umugore wagize imyanya myinshi kurusha benshi cyane muri Venezuela. Yabaye minisitiri, abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, abaperezida w'inama idasanzwe ndetse aba na visi perezida wa Venezuela. Uyu munsi igihe Nicolas Maduro wayoboraga Venezuela yataye muri yombi, dore ko umwaka wamurangiranye neza ariko undi mutangiranye nabi. Ubu ngubu paje nshyashya ye yararangiye. Ubu ngubu turi gusoma paje ishaje. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri uyu mugore bamwita Delcy Rodriguez. Yongeye kuza ku isonga mu bashobora kuba bitezweho kuyobora Venezuela, cyangwa mu izina riri kuvugwa cyane nyuma y'izina Nicolas Maduro. Turarebera hamwe ubuzima bwe, inzira ye muri politike n'icyo ashobora kumarira Venezuela muri ibi bihe bikomeye cyane. Amazina ye nyakuri ni Delcy Eloína Rodríguez Gómez. Yavukiye mu mujyi wa Caracas, uwo ni umurwa mukuru w'igihugu cya Venezuela, ku wa 18 Gicurasi 1969. Yavukiye mu muryango ufite politiki mu maraso, ariko n'abavandimwe bamwe na bamwe bagiye baba abayobozi bakomeye muri Venezuela. Aha twavugamo umuvandimwe Jorge Rodriguez, yabaye minisitiri, umunyapolitiki ukomeye cyane, ndetse aba na perezida w'inteko ishinga amategeko. Ibi byatumye Rodriguez akora asobanukiwe uko ubutegetsi bukora n'ingaruka zabwo ku baturage. Rodriguez yize amategeko muri kaminuza muri Venezuela, n'ubundi iyi kaminuza yitwa Universidad Central de Venezuela. Yakomeje amasomo mu Bufaransa no mu Bwongereza, yiga amategeko mpuzamahanga n'imibanire mu bihugu. Ibi byatumye agira imvugo ikomeye, itomoye kandi idatinya. Byaje kumufasha cyane muri diplomasi mu gihugu ndetse no mpuzamahanga. Mbere yo kumenyekana cyane, Rodriguez yari umunyamategeko n'umwarimu. Yinjiye mu murongo wa Chavisme, politiki yashyizweho na Hugo Chavez. Uyu murongo washyiraga imbere ubusugire bw'igihugu, kwigenga ku mahanga ndetse no kurengera abaturage bakennye. Ibi byamushyize hafi y'ubuyobozi bukuru. Mu mwaka wa 2013 yagizwe minisitiri w'itangazamakuru. Yabaye ijwi rya leta mu gihe cya politiki ikomeye n'imyigaragambyo. Yasobanuraga politiki ya Maduro, agasubiza ibirego by'abatavuga rumwe na leta n'ibihugu by'amahanga. Iyo myanya yamuhaye uburambe bwo guhangana n'igitutu cy'itangazamakuru. Mu mwaka wa 2014 Rodriguez yagizwe minisitiri w'ububanyi n'amahanga, aho nawe yamenyekanye ku rwego mpuzamahanga. Yahagarariye Venezuela mu nama za ONU, OAS ndetse n'andi mahuriro.
yavugaga ko Venezuela ikorerwa igitugu n'ibihano bya politiki. Abamushyigikiye bamubonaga nk'umugore uharanira ubusugire bw'igihugu. Abamunenga nabo kandi ubwo urumva ntibabura ku rundi ruhande bakamushinja gushyigikira ubutegetsi bukakaye cyangwa bukandamiza. Mu mwaka wa 2017 yagizwe perezida w'inama ishinzwe guhindura itegeko nshinga. Iyi nama yashyizweho mu gihe Venezuela yari mu makimbirane akomeye. Abatavuga rumwe na leta bavuze ko yari igamije guca intege inteko nshingamategeko. Leta yavuze ko yari igamije kuzahura ituze n'imikorere ya leta. Ku wa 14 Kamena 2018 Rodriguez yagizwe visi perezida. Uyu mwanya wamugize umwe mu bantu bafite ububasha bukomeye cyane mu gihugu. Yahawe inshingano z'ubukungu, ibihano n'ibiganiro by'ibikomoka kuri peteroli cyangwa by'umutungo kamere. Yakoranye cyane n'ibihugu nk'Uburusiya, Ubushinwa ndetse na Iran. Rodriguez yashyizwe ku rutonde rw'abantu bafatiwe ibihano na Amerika ndetse n'ibihugu by'Uburayi. Yashinjwe uruhare mu miyoborere itemewe n'amahanga. We na leta bavugaga ko ibihano ari akarengane ka politike. Izina rye rikomeje kugarukwaho mu bihe byose n'impinduka muri Venezuela. Mu gihe Nicolas Maduro yafashwe, Venezuela yisanze mu cyuho cy'ubuyobozi. Rodriguez ashobora kuba inkingi yo kugumana imikorere ya leta. Afite ubumenyi bw'inzego za leta, igisirikare ndetse n'ubukungu, ariko ahura n'imbogamizi nk'uko benshi bahura nabyo. Ibihano yashyiriweho ibihugu mpuzamahanga cyangwa ibihugu by'Uburayi na Amerika, igitutu cy'amahanga, dore ko ari nacyo gikuyeho Nicolas Maduro ndetse n'abatavuga rumwe mu gihugu, dore ko nabo babaye benshi cyane. Ku ruhando mpuzamahanga afite imbaraga zo kuvugana n'ibihugu bikomeye cyane n'uburambe muri diplomasi, dore ko imirimo ya leta imazemo igihe kirekire kandi yagiye akora imirimo myinshi itandukanye. Rodriguez ashobora guhitamo inzira ebyiri: gukomeza umurongo wa Maduro. Ibi byo bishobora kutamuhira kuko na Maduro ubwe ari byo bimukuyeho. Ko yemeje umurongo wa Maduro yaba yemeje gukomeza guhangana n'Abanyamerika. Ku rundi ruhande agakorana n'Abarusiya ndetse n'Abashinwa, cyangwa gufungura ibiganiro bishya n'amahanga n'abatavuga rumwe na leta. Ibyo byatuma abaho atuje kuko yaba yemeje gukorana n'Abanyamerika, ahubwo agatera umugongo Abarusiya, Abashinwa, Iran ndetse na Cuba, inshuti yayo byegeranye. Icyo azahitamo nicyo kizagena ahazaza ha Venezuela. Delcy Elena Rodriguez Gomez ni umugore ufite imbaraga, ijambo ndetse afite n'icyo avuze ku gihugu cya Venezuela ubu, kuko niryo zina riri kuvugwa cyane ya Nicolas Maduro mu bihe bikomeye muri Venezuela. Amaso y'isi yose ahanze kuri we kugira ngo arebe niba yasubiza igihugu ku murongo. Ese azaba umuyobozi uhuza igihugu cyangwa azakomeza inzira isanzwe? Ibyo azakora byose bizandikwa n'amateka. Mwanya n'uwawe, karibu muri comment, tanga igitekerezo cyawe kandi ntibagire gukanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza